Hello everybody, ladies and gentlemen, turabakiriye hano kuri Rwanda Fashion TV aho muzajya mukurikirana amakuru agiye atandukanye y'ibijyanye n'imideli mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Abandi tukaba tubizi nka fashion. Kuri uno munsi rero twaje gusura umwe mu bastar mu bantu bazwi cyane, umukobwa mwiza, aho tugiye kurebera hamwe bimwe mu byo akora ndetse tukaza kumubaza n'ibibazo bigiye bitandukanye kwifuza kumumenya. Bamwita Safashion, so turishimira kuza kubana namwe wo dukurikiye. Murakoze cyane. Right, nkuko mubibona twamaze kugeramo Imbere. So that's amazing. Jewe kugeza ubu ngubu noneho ndabona udushya gusa. Harimo utuntu twinshi dutandukanye, harasa neza, harakeye, ama design atandukanye. Oh my god, since ko nabivuga. So mukanya tugiye kumwakira aze atangira twereke. Wow, nkuko mubibona rero twamaze kugeramo Imbere, harimo ibintu byinshi byiza, harakeye, harasukuye, harimo utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Nkuko twabivuganye twaje kureba umuntu ukora ibintu by'imideli biriranga niwe. So mukanya tugiye kumwakira hano kuri kamera yacu. Turabona yaraje. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Ego. Yeah. So ngira ngo muko mwabibonye arasa neza, urakeye anyway. Thank you. Yo twishimiye kwakira hano rero kuri Rwanda Fashion. Ndatekereza watangira wibwira abadukurikiye. Banyita Umutoni wa Sesamila, nkaba ndi muri industry ya fashion designing. Nkaba mfite brand yitwa Safashion collection. Nkaba nkorera Kacyiru munsi y'ambasade. Urakoze cyane. Tukigeramo hano rwose ahantu hose twasanze hatatse, harasa neza. Ibintu byose niwo bikora? Ego kuko ndi n'umu artiste ho gake, nkuvuga ngo nige ndabidesigninga ibindi nkabyikorera byose by'imiti. Birasa neza hagati aho. So turabona hano kuri uru ruhande twagiye tubona ibintu bitandukanye, imyenda, sinzi mbadufasha. Ego. Aya ni fabrics nkoresha. Right. Nukuvuga ngo uhitamo ukurikije niyo wakunze muziri aha ngaha. Okay, ubwo nahitamo iyo nshaka ukakora designingira umwenda. Wow, ni byiza cyane. Aha. Aya ni ready to wear. Right. Na nk'iyi ni shati y'abagabo. Yego. Izi ni unisex kimono. Wow. Kabisa. Gira ngo murabibona. Ni ibintu bikeye cyane. Ibintu byose ni wowe ubyikora cyangwa ufite abandi bantu mufatanye? Mfite atelier muri chic. Ego. Muri building ya chic. Banda designinga abateri bagakora, ariko nanjye urabona ko hari machine bimwe na bimwe nagerageza kubyikorera byoroshye. Wow, ni byiza cyane. So ni ibintu wakuze wumva ushoboye cyangwa ni ibintu wafashe ama training agiye atandukanye? Actually for me is different kuko it was my dream since I was young. Wow. Kuba umu fashion designer. Yego. Ntabwo nabyize nta training nafashe, it's just talented. Yeah. Oh my god, you're so talented. Ngiye byanunguye cyane. Ngiye mbona utuntu twinshi tugiye dutandukanye. So nk'iyo uri gukora igihangano, tuvuge umwenda runaka, okay right, ku mwenda wabirumvikana nshobora kuza ngiye mfite style nkunda nkavuga ati uyinkorere. Ese wowe ubwo ushobora kwicara ukavuga ati nkoze uyu mwenda runaka atari ngombwa ko umuntu yansabye ko mumukorera? Ego ahubwo akenshi nibyo nkora kuko nkanjye hari samples zimwe na nyinshi nagiye nikorera. Ntavuze ngo umuntu arambwiye cyangwa Okay. Hashobora kuba hari umuntu dukurikiye nawe afite inzozi zo kuba umufashion, yumva ari ibintu akunda. So ni nk'iki wamubwira nk'iyo uvuze ati ngiye gukora design runaka? Nicyo ugenderaho? First of all mbanza kureba aho ndi mirembamo, nkareba n'iki bakunze kwambara, ese ubundi n'iki umuntu yahindura. Yego. Nibyo bima inspiration cyane yo kuvuga ngo nakora ikintu runaka.
ko nkunda ibintu biri unique bitari basa bose kabisa biragaragara. Noneho ku bijyanye n'ibishushanyo ho ugendera kuki kuko urumva akenshi iyo ndi gushushanya ntabwo njya menya ngo ejo nzashushanya iki cyangwa ndashushanya mfata hariya amarangi uko yabonye hanze nkicara ibije nibyo nkora. Urabona hari nk'umuntu ushobora kuza akareba iriya table ino isa nk'irimo amabara agashobora kuba yibaza ati kuki wayi yayikoze yagendeye kuki, ni nk'ikihe kintu umuntu aramutse mubajijeho yamubwiraho? Iriya impamvu nayikoze buriya nayikoze ntafite amabara yose nashakaga kuko ndi umuntu nayikoze nshaka kwerekana ko turi shaka amabara avangavanze kandi ukabona bifite gusa neza. Wow, ibi ni byiza cyane. Ya tableau bita iba ibereye ijisho atari kuvuga ngo ifite meaning runaka. Hakurya ndabona utundi tuntu tumeze nk'utubabi. Turiya tuba dukozwe mu ki kuko ndabona bibajyanye ni nk'amababa. Ni udushami ni ugufata gusa ari uduplastique ugadushiraho ama painting atandukanye ubundi nkatubandika kuri yako. Ibi nabikunze cyane kuko ari ikintu nakunze birenze, mbona ufata ibikoresho abantu benshi muri iki gihe bafata nk'imyanda bakajugunya, wowe urabifata ukaba wabigeza umusaruro. Ego ntago sinyanjugunya plastics, sinyanjugunya amavide, sinjya nk'iriya tableau iri hanze ntago ari canvas, ni iki tableau nasanze hano cy'igiti ndavuga ntago cyapfubusa kuko nizera ko ikintu cyose cyakongera kigakora akandi kazi. Wow, ndagira ngo n'abandi babyumvireho aho kugira bajye bajugunya imyanda igiye itandukanye, buri wese ashobora kuba yafata akaba yabibyaza mu ndi musaruro. So amazina ni Mutoni Wase Samira. Izina rya fashion ni Safashion. So hari umuntu ushobora kuba dukurikiye kuri iki kiganiro akaba yifuza nawe kuba yazamura nk'impano ye, ariko akaba atari experienced, nyine atabifitemo uburambe, atari n'ibintu navuga ko yafatiye training gusa bimurimo, ashobora kuba yabibasha, ashobora kuba yakwegera ukamufasha, watubwira nk'inzira byacamo ku muntu uri talented kuri byo. Ikintu nanjye ntago navuga ngo maze igihe muri ibi bintu kuko nakomeje kujya mbikorera inshuti cyane ibyo nambara. Ubu nibwo navuga ngo ndi gufungura brand uko nyine gukora brand. Icyo namufasha first of all ufite iyo courage ushaka babirimo nkatwe ko nanjye harabonzi bandenzeho. Icyo namufasha nukuza nkaba namwereka watangira gutya ukagira gutya, niba nko mfite ibiraka byo kudoda akaza nkaba namwereka design zitandukanye, ariko cyane cyambere bishaka ni kuba wowe ubishaka ku giti cyawe, kuba ufite ubushatsi ubikunze. Wow, ngira ngo noneho mwabyumvishe, uramutse ufite kuba wumva wabitangira ubikunze aho waba uri hose ushobora kumwegera akaba yakudirectinga akagutraininga ndetse akanagufasha. So urabona mu kazi kose dukora ka buri munsi duhuramo n'imbogamizi, nta kazi katagira imbogamizi. Ni iki wabwira nk'umuntu ushaka gutangira bino bintu bya fashion nk'imbogamizi ashobora kuba yahura nabyo cyangwa imbogamizi zirimo? Ku bandi ntabwo namenya, ahubwo ngiye nareba nko ku mbogamizi nagiye muhura nazo. Yego. Ikintu cya mbere, imbogamizi ya mbere ntago kuri nje uko mbibona, ntago fashion industry yayo irazigera hejuru cyane hano mu Rwanda. Imbogamizi irimo nuko usanga ko tugashora ariko ugasanga mu kwezi nta nubwo ucuruje n'amafaranga ya hafi yayo uri gushora. Ariko ibyo nanone ntago kuri nje imbogamizi mbona nuko tugomba gushira fashion industry hejuru. Imbogamizi iracyari hasi cyane. Indi imbogamizi ntago tukunda gusharingana. Usanga dushaka kuba selfish, ugasanga niba nk'ubwene ndi mushasha muri no industry wamfasha ntago nzi marketing ukuntu imeze na kugira ngo azabyumve biragoye cyane. Niyo mpamvu ngiye nemera ko uwumva yangana nkagira icyo mwigisha kijyanye na fashion designing cyangwa na outing yewe nzi nshoboye yazaza, ariko ni imbogamizi nuko tudashira hamwe cyane. Twabyumvise. Noneho urumva ari ukuntu abantu bagiye bafite imyumvire itandukanye. Hari abantu babona nk'imyenda so iri made mu bitenge,
ni utuntu twiza cyane dukozwe mu bitenge. ntabwo nkora mu bitenge cyane ni mu akenshi ntabwo nkora mu bitenge cyane ahubwo nkoresha amatisi nkura Tanzania. Wow. Kuko ntabwo nashatse gukora ibitenge cyane kuko biri common hano cyane. Okay. Usanga ibitenge bazi ko byose ari made in Rwanda, made in Rwanda. Ntabwo nari nabimenye. Noneho niyo mpamvu ufite amabara ari unique. Yeah. Wow. So none icyo nashaka kubwira ari ukuntu abantu hanze aha cyane cyane ndahera ku banyarwanda ko urebye akenshi ntago ubwacu twisapotinga ngo dukunde ibikorerwa iwacu cyane. Mbere na mbere ni nk'iyihe nama wabwira abantu biyumvisha ko ibi bintu bigenewe gukorwa right ni byiza ariko bakumva ko biragurwa n'abanyamahanga bava mu mahanga twebwe iwacu tutari kubikoresha? Natwe niyo mpamvu turi hano twaje kubitangira hano ko tubishaka tuba twaragera tukabikorera hariya. Turagira ngo tubwire abanyarwanda ko kwambara ikintu kiri made in Rwanda ntago ari icy'umunyamahanga gusa. Kuki ugomba kuba proud nawe ko wambaye umwenda uturuka iwanyu. Kandi ni naho baba baduteye inkunga kugira ngo natwe tuzamuke tugire icyo tugeraho. Niba uri umuntu uzi kwambara ukunda kuberwa uhitamo ino myenda tu designinga kuko ibiri unique. Tugeze mu gice cyacu cya kabiri aricyo cyitwa how it was made cyangwa byakozwe gute. Nkuko mubibona namaze guhinduka ndi mu isura nshyashya nanjye bamaze kunkoraho ryatsi. So murabibona hari utuntu twinshi tugiye dutandukanye aho tugiye kumenya ese bica mu zihe nzira bigenda gute. Murakoze. So twakomeje gutembera ahantu henshi hatandukanye kugira tugende tumenya ese buri kantu kose kari hano twagiye tubona akantu gatangaje akantu keza kugira tugere twibaza ati bigenda gute. Ndagira ngo duhere ku kantu ndi kubona hano aha gasize amabara meza sinzi ko watubwira ibikagize n'impamvu wagakoze. Aka kantu rero ntabwo nagakoze ahubwo yari cya giti abakobwa tumanika amasakoshi cyangwa amakoti. Okay. Noneho hasi kiravunika mbona ntabwo nakijugunya kuko nta kintu kijya biranyira bigakora kabisa. Nibwo nagisize amarangi ndaza gushora hano nshyiramo uba hose nzuzuzaho imitako itandukanye turabyo dutandukanye. Aka gasa nk'akamanitseho karagaragara nk'agashakoshi umuntu akarebeye kure gusa ndumva ugakozeho n'ibumba. Ni wowe wakibumbiye? Oya barakabumbye ugashyiraho. Wow. Sinyapfa kubona umwanya wo kumva ariko nabyo ndabikora. Ni byiza cyane. Turakomeza hano ku bikuta naho hari utundi tundi kugenda mpabona utu two dukozwe mu macupa biragaragara. Biragaragara ko ari nk'utuvaze twabishyira muri orange. Nuko kunywa fanta cyane usanga narebye ndavuga niki nakoresha ama plastic ya fanta. Rero utunadukoza ari sample nyandebe ko byashoboka ariko birashoboka cyane. Ukata gutya nkatera imisumari ku bikuta nkashyiramo ubutaka nkagenda nteramo indabyo zitandukanye hano hose bunzahashyira. Ku buryo ururabyo rurimo imbere rudashobora kuba rwakwangirika ngo kuko okay ibi ni byiza cyane. Hakurya turahabona ipine. Amapine yo nuko yasiga amarangi buri imbere ngiye gushyiramo indabyo ko imvura yaguye ubundi ajya kura aza inyuma kuri ya y'ibipine. Aza kuri rya pine akora indi design. Ibintu ni imideli koko. Dukomeje kugera dutembera twibaza ku tuntu twinshi tugiye dutandukanye nkuko twabivuze iki gice tugezemo cyiswe byakozwe biti. Akako ndabona gasize amabara siziko kadusobanurira ariko ni igiti. Ni igiti, iki ni igiti cyacitse hano. Cyacitse hano. Je nabonaga ubwo ngubwo n'undi giteye. Cyacitse hano ndagisiga. Nyiteramo hano kuko bimfasha kumenya aho nateye amarate aho bigarukiye. Wow. Imbere yacu turahabona ivaze naryo ni wowe warikoze. Twose nkuko mubibona tumwe dukozwe mu ndobo mu bice by'utubido nkuko mukomeje kubona rero nta kintu ajya apfusha ubusa. Ampe nahuze cyane za ndabyo. Wow. Hano ndahabona amabuye. Ahaho ndi kuyateramo amarangi. Amabuye biterwa n'ivaze ngiye gushiramo none nkayakiraho uturange kugira ngo kuryo utayitubona ibuye hejuru. Ukabona ko ari mutundo tunatanga. Nabyo bigahinduka design. Aha niho ubika material cyangwa hari utwo wari urimo urakora? Iyo ndi gukora ibi byo hanze ndikorera hano hanze. No mu gikari mfite ameza iteguye mba nkoreraho ibintu. Okay. Ubwo naho twaza kugerayo.
iyi taburo ni nziza cyane. ntabwo ari taburo niyo uri gukora. ko ntabwo ari taburo. Ni igiti cy'urubaho. Nimukira hano nagisanze hano hasi. Nanga ko nakijugunya. Wanga kuki kabisa turumva ko. Ntabwo ari canvas. Okay, turabibona. Ibintu byiza cyane. Ntabwo kirarangira nyine. Aka kantu gakoranye ubuhanga. Nako ni wowe wagakoze. Ariko no muntu dukorana aho ya. Ni umuntu mukorana. Niyo mpamvu dufite ari byinshi. Okay, gakozwe mu biti. Barakabaza bakagaforoma. Ariko nabyo vanda bihindura by'amarangi. Wow. Okay. Hano turahabona n'amababi n'uduki tuno. Ni amababi, amaroza asanzwe. Yego. Kuko nkunda ibintu birimo nkunda ibyatsi, nkunda naco. Rero narebye mbona hano kwashira indabyo z'inatirere n'ikibazo kubera udusimba tuza mu nzu. Niyo mpamvu nadekoreye nkoresheje plastic. Uradukora. Utu natwo ni wowe udukora? Oya, utu ndatugura. Uratugura. Wow. Ku ruhande rwacu turabona utundi tuntu dutandukanye n'amacupa gusa asa nkaho wayadekoye. Ese nk'iyo ugiye kudekora icupa runaka kuko urabona adekoye mu buryo butandukanye ugendera kuki? Hari igihe iyo ari ikiraka cy'umuntu ambwira ati we nkunda amabara ya naya. Yego. Wakambira amabara akunda njye nkashira ibyo nishakiye apfa kuba harimo ya mabara. Ariko amenshi n'ubundi nyacuruza namaze kuyakora. Ntabwo mbizi, ntabwo ndabyuka nyine nkafata amarangi nkafata icupa ibije nibyo mitankora. Nibyo dukora. Ntabwo wa planninga ngo uzashushanya iki biragoye. Ya no hirya niko mbibona ugerageza kugenda uvanga amabara atandukanye. Urabona nk'iyi ngiyi yari seleri yari iriho hano ni seleri yo kurya. Ya nyayo. Ya nyayo. Okay. Ibi ni byiza uko tumaze kubibona nta cyawe kijya gipfa ubusa. Niko twabivuga. Ngira ngo rero nkuko mwakomeje kukiyambara gutya. Aho murango ntabwo twerekana. Nabona uzajya kubita. Ni mwiza cyane. Ni mwiza cyane. Nakunze tesi yayo nanjye cyane. Isa nkaho ikomeye. Uyu mwenda umuntu yawukoresha nka hehe umuntu aramutse yifuje nko kuwambara? Uyu mwenda ushobora gukoreshwa ahantu hatatu. Yego. Ushobora kuwukoresha kuri dina, kuri soirée, naga high heel, cyangwa ukawukoresha muri festival, cyangwa mu ma event atandukanye kuko ntago ari ready to wear niho tukutire ntago ari umwenda wakambara hose ngo. Okay. Ubwo ari icyo kintu twavuga ko wagendeyeho ujya kuwukora? Ntacyo. Gusa natekereje ko nakora ikintu nyine sinzi gifite amababa. Ni nka design. Ni design. Nanjye ntabwo bavuga ngo ni design yitwa gutya. Ndicara nkashushanya ibije nkavuga nkanzana nashyiraho iki bikaba gutyo. Okay. Ndubwo numvaga uba wavuganye n'umuntu. Oya. Ubwo ntabwo ari uwo wamukoreye. Oya, ni nk'ibi nyine nibyo nako. Okay. Ngira ngo mu byiciro byose barabibona ko ushobora kwisanga hari design nziza cyane iyo niye nacyo nambaye niwe wayikoze uko mubibona aka nagashate ko kari crop top ko ukambara muri inshuro ebyiri zitandukanye ushatse ukambara gutya kakaba agashati keza cyangwa se bira byose nashyize inyuma gakurayo kakazirikira hano kakaba crop top bakunda kwambara igihe wambaye high waist ukaba wakerekana rwose ibintu ni byiza cyane uko byiza abantu bari kubibona rwose they are most welcome niko navuga. Thank you. Yeah.